Hello, murakaza neza kuri ino channel ya Huguka TV amategeko y'umuhanda. Muri ino video tugiye kurebera hamwe ikizamini cyose cy'uburyo ikizamini cyane mu Busanza automatic uburyo gikorwa. Wowe ugera kuri ino channel ya Huguka TV amategeko y'umuhanda, ndakwibutsa kubanza gukanda subscribe, ukore ku nzogera nurangiza ukoreshe ubundi bwo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka nangire mbabwira amabwiriza ugomba kugenderaho mu gihe ukora ikizamini. Ukijya kuri moto yawe usanga moto iri kwaka, warangiza ukambara ingofero, wamara kwambara ingofero ukicara kuri moto, ariko ukicara kuri moto utarengeje ukuguru moto. Ndabereka uburyo ushobora kuzamuka kuri moto ukaba wakicaraho ariko utarengeje ukuguru moto. Warangiza ukazamura stand, warangiza kuzamura stand ubundi bwo ugashyiramo vitesse, wamara gushyiramo vitesse ugahinduranya amaguru, wamara guhinduranya amaguru ugacana indangacyerekezo yawe y'ibumoso, wamara gucana indangacyerekezo y'ibumoso, warangiza ubundi bwo ukavuza ihoni, ubundi bwo ugakurikiza amabwiriza. Ukimara gukora ibyo bintu rero uhabwa amabwiriza ku ndangururamajwi yawe bavuga mu mazina yawe, ukahita utangira ikizamini. Reka rero turebere hamwe uburyo ikizamini rero gikorwa. Wowe tujyanye kuri uno munota, banza urebe ko wakanze subscribe, wakoze kunzogera, nurangiza ukore share, utera comment, tugiye ngo tugiye tubana umunsi ku munsi. Kandi mbabwira ko ari ingenzi kuba ukurikirana ino channel ya Huguka TV amategeko y'umuhanda. Mbibutsa yuko ndibuze kubasigira nimero ushobora gutangaho ibyangombwa mu gihe ushaka perime code kugira ngo ube wabona perime hano kuri automatic. Reka mbereke uburyo ukora ikizamini. Hano ucyinjira mu munani ucana indangacyerekezo yawe y'ibumoso, warangiza gucana indangacyerekezo y'ibumoso ukahita uyikuramo utarinjira mu munani neza. Ugakomeza ukanyura hano mu munani, urabona neza uburyo unyura hano mu kizamini cy'umunani. Mwibutsa yuko iyo uri kuri moto hari amabwiriza uba ugomba kugenderaho, ugenda ukurikiye utu dufureshi uri kubona hano mwa kino kizamini. Kandi wagera hano mu kizamini cyo guhunga inzitizi uhita ukurikirana ibi ngibi ndimo kukwereka. Uko uhunga inzitizi, ugenda usatira uno murongo hano w'umweru, uyu nguyu uri kubona wahangaha, kugira ngo udatsindwa ikizamini. Ubu ukomeza wagera hano mu kayira gafunganye. Iyo ugeze hano mu kayira gafunganye ucana indangacyerekezo y'ibumoso, nabwo ukayinyuranamo, wasohokamo ukahita ukuramo indangacyerekezo yawe y'ibumoso. Ahangaha rero ukora kwa kino, ugeze ku muvuduko uhita ushyiramo vitesse ya kabiri, ubundi bwo ahasigaye ukahita ukuramo vuba. Dukomeze mbabwira n'uburyo ushobora kunyura mu kizamini cy'umuvuduko. Iyo ugera ahangaha mu kizamini cy'umuvuduko ushyiramo vitesse ya kabiri, ubundi bwo ugakurura umuriro wose, ubundi bwo wajya kugera hano muri finish, ubundi bwo umuriro ukawusubizayo, ukahita uhagarara bitunguranye. Urabibona neza uburyo uhagarara mu kizamini cya hano cyo ku muvuduko. Ahangaha abantu benshi niho bakunda gutsindirwa, ariko ni ikizamini cyoroshye cyane. Reka nkwibutsa rero gukanda subscribe, ukora ku nzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kandi ureba ko wamaze gusharinga nibura nk'abantu nk'icumi, kuko ino video nabo irabareba. Ushobora kuba ugira ikibazo cyangwa se ugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu bijyanye no kuba wakwiyakira kode, mu bijyanye no kuba wabona kode wowe wabonye provisoire, ukaba ukeneye kwaka kode yo mu Busanza, kode yo mu ntara, kugira ngo ushake perime kategori yawe. Ibyo byose turabigufasha mu gihe gitoya cyane, kode ibikugezeho bitarengeje ukwezi.
andika kuri izi nimero ziri kuri sikirini yawe, unyandikire kuri WhatsApp maze ngufashe. Urabona kode mu gihe gitoya icyo kibazo gihita gikemuka. Ibuka gukanda subscribe, usharinga iyi video igere kure cyane.